ntago nyererwa kuko ibintu wowe wabikoze nubura cyabiri inyuma wagomye ibinshi wandekeye mu byarajya imbere ahubwo wowe tekereza uko ameze byose ngenzi kubiri inyuma nabyo ndi inyuma pe ubiri inyuma kandi ubyumva ubiri inyuma ndagusabye imbabazi wamurekuye nta kuri nakwemera okay ngogomye ntakundi kwemera ko ari ngewe buriya rero abantu bishirishwa no kubeshya ukuri mbahaye uri kumva nuko naho muriye na mu busaro bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show ndabasuje nongera kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ndetse mbashimira mwese mudukurikirana umunsi ku wundi reka nshimire wowe by'umwihariko wowe uzi ko wakoze subscribe ndagushimira cyane ndetse ugatanga na comment ku biganiro byacu ndagushimira ko wabikoze n'ukuri bitwereka ko mudukurikirana bitwereka ko ukurikirana ikiganiro cyacu mbese bitwereka byinshi ko ibiganiro dukora bibanyura kandi tubyigiramo twese hari benshi tuganiriza banyuze mu buzima bubi ariko nyuma bukagenda neza mu buzima tubamo buri munsi rero hari igihe bamwe muri twe dukuramo n'inyigisho uyu munsi rero ndi kumwe na Louise twongeye kuganira nibutse izina we maze gusaza nanjye ndibagirwa dusabe Devota turi kumwe na Devota rero tugiye kuganira ngira ngo muramuzi ko ari ni mubyara wa Mama Salomo urumva ni abavandimwe yigeze zino hashize igihe muri bya bintu bya Mama Salomo n'uyu Louise kugira ngo agire icyo akemura ariko asubirayo kubw'impamvu kuko nafite urugo rubatse uyu munsi rero yongeye kugaruka ino murabizi ko ari inaha rero nifuje kuganira nawe naho niwe wifuje ko tuganira kubw'ikibazo cy'umuvandimwe urwaye murabizi ko Mama Salomo no baracyarwaye n'ukuri mana ni Imana yonyine dutegereje ko izagira icyo ikora rero no baracyarwaye rero nifuje kugira ngo numvaga ari byiza na Louise twaraganiriye ubushize ngira ngo mwakora ikiganiro utarakirebye ajye hakirebe rero ni byinshi twaganiriye ndetse nabibazaga byinshi twese habyo twibazaga hari n'ibyadusubije umuvandimwe rero we yifuje ko yaganira na Louise ngira ko yifuza kuvugana nawe hari byo yifuza kumubaza ariko ndavuga nti ntacyo bitwaye buriya hari igihe umuntu ababaye ku mutima ariko akavuga ati nimbivuga cyangwa se nibisohoka ndumva duhotse rero yabimbwiye ndavuga nti nta kibazo Louise ndamuhamagara Louise nawe ambera nsigaye mbona yabaye umwana mwiza byagenze bite Louise ugana kubwiye ko nahindutse icyo nashakaga kera narakibonye yabaye rwose mutima kandi reka nkubwire rero twese ntabwo tujya tuvuka turi babi ahubwo hari igituma umuntu aba mubi ni iki cyatumye uba mubi ariko reka manze mikasta guhaye ikaze murakoze cyane turakwakiriye wumve ko karibi Kigali nanone rwose umugisha komeza ngo ni igiki cyatumye uba mubi iki cyatumye mba mubi nuko sibyo ako reka nkubaze Sandrine wowe ukaba mubi wari wabyara wenyine sibyo ukarera umwana wenyine atari we witeye ibyo bibaho cyane ariko ntabwo wagize ubibamo bibamo ntibirambaho ariko nzi ko bibaho ariko ntabwo uzi uburyo bigoramo nyine ndabyumva ariko biranumvikana ku muntu wese birumvikana ko bigoye wari wava mu ishuri sibyo cyangwa ukabikora bitewe n'ubuzima tuba twarabayemo butandukanye sibyo umuntu akakubeshya ikintu ati bimeze gutya na gutya akakwinjiza mu kintu kidahari sibyo ibyo byari byakubaho nyine si birambaho ariko ntabwo byabaho rero ntukavuge ngo umuntu ni bikagera kuri rwa rwego ukabamo oya nabyo urwego byageze kuko biriya ni ibintu bisanzwe ariko kandi nta n'utabikora nawe bikubayeho wabikora sibyo twe kujya kure umeze utarata urakomeye kigaruma uyirambyemo birangiye utuye nakundi byagenda ariko nyine bihumura biribwa iyi baravuga ngo ibigeragezo biri kuba byinshi birabyenda kugera ku musozo birabyenda kurangira hanyuma se niwongera hejwe kugira ngo tuganire wampamagaye umbwira ko wifuza guhura na Louise ndabimbwira nawe ambwira ko nta kibazo nagira ngo wowe ubwawe Mama Salomo ameze ati kwanza umurwayi ameze ati
nta kiragenza ni kwa kundi naracyameze nabi. nagira ngo nk'uko wambwiye ko wifuza kuvugana nawe umwanya n'uwawe ibyo wumva ushaka kumubwira wawe mubaza nguyu hamwe nawe aragusubiza. ese niwe wamumugaye urumva yari yambwiye ati twari tunakumburanye defu umeze ute uraho neza ariko Louise ariko umeze neza ariko ndi kureba inseko yawe kanshisha iri kubushisha ku mana yanjye komeza rate nzi amakuru ni meza harashize igihe kinini tudaherukanye ntabwo twari duherukanye n'ukuri ariko nyine byari bibaye ngombwa ko duhura kubera ikibazo najemo ntabwo nyizi ariko nakuri mubyara wanjye ararwaye umusaza ameze nabi cyane ibyo na n'ubu akimeze nabi. impamvu runaka mbese impamvu yumvikana yatumye umuhamagara kuko nawe musabye arabinyemerera ndavuganira Louise rwose asigaye ari inyamibwa wamunyeraho ukagwa numva ni byiza ariko nagira ngo nyine umubwire nk'icyo wamuhamagare icyo wifuza kumubwira cyangwa se kumubaza cyangwa nimba n'igitekerezo mubaza simbizi. noneho rero nagira ngo nguhe ijambo Louise wenda kugira ngo wamugane icyo wamuhamagariye kimubwire niba ari kuganira tuganire rumva umwanya ari uwawe kugira ngo umubwire icyo wifuza kumubwira. Mw'abantu rero mudukurikiye muzi ibibazo by'isi by'abantu b'iki gihe. Ubu aka kanya nicaye aha maze icyumweru nje kureba mu masaro bitewe n'uburwayi afite. turabizi nagize ikibazo nanjye ubwanjye mu rugo inzu nabagamo irasenyuka. Ubu ni ibibazo cyane ni ibibazo bikomeye ku buryo n'abana nabacumbikishije mva birandenze nakurikizaho uburwayi bw'umuvandimwe nasanze bitari kugabanuka bimeze nabi ni ukuri mwumva birambabaje. nkaba nari naje kugira ngo nganire na Louise kuko hari ubushize bari bafitanye ikibazo na mama Salomo ambwire ntibura ku burwayi afite ngenda akeka ko ari gushobora kuba yaramuroze ariko ni nawe nta nubwo nanabishidikanya kuko ubushize nabisize nuko mbisanze ubu ndumva nta wundi muntu waba ubiri inyuma ari wowe. urishwa ko ari njye wabikoze ndishwa ko ari wowe ubiri inyuma. none reka ngo urire ariko wirakara tuganira wituzana ibintu byo kuzana ukuri ukuri guhari ntabwo ari njyewe wayobye nta wundi muntu nashinja kuko nzi ikibazo usanzwe ufite. ubu muri Kigali yose ni Louise mama Kelly kumvikana ahubwo reka ngugire inama. ubushize naje kureba ikibazo yari afite nsanga bamutwariye umugabo. none se byemera ntabwo namutwariye umugabo ariko niko bwo namutwariye umugabo. watwaye iki natwaye iki washakiye inzira mucyo ahubwo wowe uri gukererwa. ntabwo nyererwa ntabwo nyererwa kuko ibi ni wowe wabikoze n'ubu uracyabiri inyuma wagomye ibinshi wandekeye mu byarajya mbere reka nshime ko nashakaga umugabo pe ubu bwo ndaba mushaka nanjye ndi kwibaza uramubaza icyo nyine ahubwo icyo cyo wakagombye kwibaza uramubaza wa mugani ibyo washakaga reka mubwize ukuri sibyo nanaguhe n'ukuri nta kuri nakwemera okay ngogomye ntakundi kwemera ko ari njyewe buriya rero abantu bishimishwa no kubeshya ni wowe ubiri inyuma. ariko hari igihe n'umuntu hari ukuntu ubuze umuntu ukavuga uti umuntu nta kuri ukuri mbahaye uri kumva ni uko naho umuriye na mu busaro nta n'ukuri nakumva kwawe ngogumana ibyuzi rero kubera ko nta kuri wumvaga na nubwo wagombaga kumamagara impamvu naguhamagaye njye nagira ngo umbwize ukuri naguhaye naho umuriye na mu masaro umuntu yamuvuza ahereye he ntabwo ari njyewe rero nyine wayobye nicyo kintu hari ubifite okay ngo ndi kumva nimba ubizi neza ari njyewe ntabwo wagombaga kumamagara. numvise ko usigaye usenga nimba utinya Imana mbwiza ukuri naho muriye nawe mbwiza ukuri uko niko kuri nguhaye warabikoze ukuri guhari naho muriye nawe. umva Louise numvishije ubushize tuganira warambwiye ngo haraba niba atari wowe uko biri kose hari ubundi buryo twamenyamo uwabikoze. numvise ubushize umbwira ngo hari abagore ngo yatwariye ngo abagabo hari abo waba uzi wenda ngo nabo kumve nimba ari bo barabikoze. uwa mbere nawe ntabwo muhamye nta muntu nigize nshinjira ngo ni kanaka nyine nk'uko turi gukeka nawe uri kubakeka. icya mbere nta muntu ndi gukeka icya mbere uri kumva narumvishe ngo yagiye mu Buraya wimubeshyira ibyo byose nibyo umuharabika
udakunda tega umuntu n'undi amatwi umuvuga ibyo unyumve si wishakiye wamamagaye unshaka kandi uratuma mpaguruka ngo ariko Oya, wimuharabika oya tega amatwi ngo nkubwire Komeza. kuko nubyanga uratuma icyo washaka gutamenya ukuri wimbwira ngo Ngaho ndabyanga komeza. ariko rero wimuharabika. genda gakeya vugisha ukuri Yego. uvuga ibyo Kugenda nega. ntushyiremo guharabika umuvandimwe banza wumve ibyo ngiye kukubwira Ngaho ukoremo ibyawe Ngaho mbwira. ubikurugutura ubyumve cyangwa unabireke sibyo seko numva ushaka icya mbere kumbwira nabi cyane narumvishe ngo ninda ntabwo nkubwira nabi Warabyumvise umubyeyi wawe. ariko? narabyumvishe nanjye nakubwiye ngo nta gihamya mbifitiye ni ikintu utahagazeho rero nta nubwo nanjye niyo mpamvu ndi ugiha umurongo mwese uhagazeho yuko ari njye wamureze mubyeyi we impamvu wowe bihagazeho ubushize warabyiyemereye ko wagize utoza rero kubera ko nabyemeye n'ubu ngubu ibindi nambaye N'isaha narabikoze rero. nabyemeye n'ubu ngubu Uracyabiri warabikoze inyuma. wabyemera cyangwa ahubwo wabihakana kugira ngo Oya. bidakomeza kukwitira nabikoze twumva nabiguhishikira iki nabikubwira nkabyemera kuko icya mbere cyo twumva mama Salomo pe sinanize amakuru yiwe pe sinanayaherukaga nabyumvishe ejo bundi bimbwiye ngewe ikimenyereka kabiri. ni uko ubuze amakuru ye ntabwo yamera kuri ya Oya, meze kuvuga ni ngo amakuru yabaye yenzi kuko indaya. amakuru yenzi nta kuntu waba utazi amakuru ye Uko nguko ngo umenye uvuze ngo uburyo ko yabaye indaya, ni ubwa yabaye mbere indaya. njye mbyumvise. nyine ni ubwa mbere byumvishe nimutege amatwi mbabwire njye ibyansanze iyo komeza narindi komeza icya mbere narumvishe ngo yabaye indaya akajya yigurisha ubwo watekereza ese abo bagore yajyaniye abagabo si bo bamugiriye nabi hari icya abo uzi kabiri se uwo nzi nshobora kuba nzi n'umugore wa Jean Marie ngo uzi nabyo niba aribyo nako turabizi kandi si byabayeho nanjye simbizi nanjye nakubwiye ngo simbizi ubwo rero kandi nanjye gukuririza inkuru si njyewe. utazi nawe utahagazeho nanjye ntabwo ari njyewe ariko icyo mpagazeho ni uko ari we wamuroze oh my god ishana ntabwo ari njyewe ariko Aka Ruwiri, kanya wabizi tuvuganire pe. uburwayi bw'uburi Okay. inyuma niba atari wowe dufashe basi muri kumva mbona nabafashe iki njyewe wese hari ukuntu uvuga uti njye Ariko kugira ngo mwamuzi ne- n'ikindi. kugira ngo mbereke ko umva atari mbasaba njye. ikintu kimwe tugendane gake gake nimuzongeye kumumagara muzanye muri ubu budodo bwanyu icya mbere cyo ntabwo ari mbabwiye iby'ubudode genda gake twumvikane ahubwo uremera ko uravugisha ukuri ko atari wowe ubiri inyuma Ruwi, ntabwo ari wowe ubiri inyuma niba atari nawe reka Wowe ubiri nkubwire inyuma. niba atari nawe nakubwiye ngo nimba ubizi neza ko ari njyewe ntabwo wagombaga kuba wamamagaye ahubwo wihuta ujya njye nagira ngo umbwize ukuri ukuri nibura nagwaye basi nuko atari umfashe. njyewe rega uroga ni nawe urogora burya nyine nakubwiye ndumva kubera ko uba uzi uburyo wamurozemo ukuri ntabwo wanamfashe no kuba wambwiye yakira ngo icyo washakaga nuko mubwira ukuri wamfashe ariko Ukuri- akaba yanakira ukuri naguhaye Uzi ntabwo byinshi yuko atari kurenza njyewe uko ntabyo nabimenye nzi. Ruwiri, okay turabyemeye reka twemere ko atari wowe hari ukuntu umuntu avuga ati niba atari njye niba atari wowe wabikoze byibura twereke ko atari wowe ugira ubufasha natwe uduha uyu mubyeyi nawe akeneye gutaha kandi urwana nawe ariko barakeneye gukira twese twese dukeneye gufashanya rero niba atari wowe wabikoze n'ubuhe bufasha waduha cyangwa se ikintu watubwira cyadufasha kugira ngo Salomo akire uko biri kose niba ibya mbere warabyemera ukavuga uti ninjye nabikoze uzi uburozi uko bukora ushobora no kumenya ibyo wamurozi ibyo ari byo nyine ushobora kuba hari ibyo waturusha kumenya tukamenya aho duhera tumuvuza byibura bwa mbere na mbere tanga ubufasha kuri mama Salomo niba koko nta kibazo mufitanye niba hari icyo washije kumenya kuko nakubwo burwayi afite ubwo ari bwo araribwa umubiri wose ndetse n'inda yarabyimbye irahisha ni ibintu biteye ubwoba niba hari icyo waba ubiziho wavuga uti umuti uyu n'uyu cyangwa se mwabigenza mutya wakitubwira tukamenya koko niba koko uri umwere uzi ikintu cyo kuzina wambabariye ase mubyeyi wambabariye ko icyo washatse wakibonye wambabariye Ruwi winsaba imbabazi kuko Wambabariye umva ukandekera nkubwire umuvandimwe. mubyeyi we uri kumva nicyo kintu cya mbere wikurirwa unsaba imbabazi nta kuko ibi n'ikindi ngibi mureke sinanabizi yibereho oya nta kintu naba mushakaho inshuti yanjye Ruwi, ahubwo wowe urebye tekereza uko ameze byose ngenzi kubiri inyuma ntabyo ndi inyuma pe ubiri inyuma kandi ubyumva ubiri inyuma ndagusabye imbabazi wamurekuye mva nkubwire pe agahinda kawe mbwira ikintu ndakumva dufashe njye mbwira ikintu uri budufashe muri ibyo umva maze wambabariye umuvandimwe ahubwo akira agatambaro wihanagura nta kibazo kiwore oya reka muhanagure kiworere ibyo wakoze birahagije yewe naho umubyeyi ko mubyeyi we ahubwo ndi kumva ahubwo bikaze ahubwo watekereza ibyo birahagije wamuvuzamo ariko ndumva ku cyifuzo mfite warekera ukamfasha nibura n'ugutabara dutabarane ukamfasha mw'abantu nibura ujyaye inkunga niba naguha ari nimba n'umuganga uzi basi umumbwirire niba hari abantu muziranye umva inkunga naguha nimba sibyo
wambwiye neza ko nta bushobozi buhari bwo kuba mwagira gute inkunga nakubwiza ukuri ko umva nkubwira inkunga naguha gusa wemera yuko atari njye kandi ukuri uzakumenya yuko atari njyewe uri kumva inkunga naguha niko ngenda nkabiganiraho n'umugabo wanjye uri kumva nimba ari n'uwo muvuzi tukaba twamushaka ariko mumenye ngo ukuri guhari ntabwo ari njye noneho murina kuko we sinanamuheruka n'imbabazi njye mwatsi mbabarira umuvandimwe w'umureke oya kumureka namuretse kera nyifata umugabo sinongeye no ubufashe naguhaye nabukubwiye icyo nshaka no kumfasha ukanshakira umuganga n'umugabo wanjye twumva turebe icyo gukora ntabyangase ntabwo ari bubyange nta kintu mbwira ngo acyange oya si kuvuga ngo nta kintu mbwira ngo acyange cyane cyane ko aho ngaho nawe aba agomba kugiramo uruhare ntabwo ibintu byose ariko yabyemera mwese unamubwira n'amafuti yabyemera ariko ibyo byo ni ikintu kigaragara bivuze ngo ugiye kugira icyo ukora nawe we mu bantu bari gushaka ko mama Salome akira icya mbere ni ukumusengera icya kabiri nimba ari no kumushakira umuganga ubundi ikintu kitugoye no kugeza isaha urumva ikibazo burya kurwara utazi uburwayi urwaye nibyo bibi ariko iyo urwaye uzi uburwayi urwaye ariko mumbabarire mbasaba ikintu kimwe najya umuzongera kunshenza ngo oya buriya natandukanye nabyo naratuye watuye kuri indese nta muntu waturiye imbere oya uvuga ngo nta muntu natuye imbere kuko ahantu hose mba ndi ntabwo tuba turi nimba ushaka ko icyaha kikuvaho ukabumva ko udakeneye ko mbigushinja igihe ikintu gusaba n'ubufasha basi niba ari umuganga uzi nyine nakubwiye kano kanya biraguye ko njye naguye igisubizo ikibazo ni amafaranga ikibazo ntabwo ari abaganga ntabwo ujya gushaka umuganga nta n'igihumbi ufite ikibazo nakubwiye ngo uri kumva ikibazo nakubwiye ngo njye ndagenda nganire n'umugabo wanjye uri kumva turebe nimba ari ukuba twamushakira uwo muganga tube twamumushakira ariko ubu ngubu rwose wumva utuje yuko ntabwo reka nkubaze nanjye ikintu cya nyuma koko ibyo uvuze ubikuye ku mutima ko uramutse ubonye umuganga wamuvura yakira mbaye mubonye yaza akamusuzuma akareba icyo arwaye urifuza ko akira nawe rwose ndifuza ko akira nese ko nta kintu ambangamiyeho ndifuza ko akira pe nubwo naranamubona nteruka ubushize umbwira ngo uzamusura ntabwo uramusura ntabwo ndamusura pe akazi kambani kenshi nabaye bizi ariko ngomba kugerageza ngashaka uburyo ki nazajya kumureba ubundi buriya impamvu gukeka n'icyaha ariko turi abantu umuntu wese arakeka tufite ubwonko utekereza arakeka yego ndanakumva kuba wakeka ko ari njyewe ndakumva 100% ariko menya ukuri ko ntabwo ari njyewe Louise ni ukuri ndera pe nta n'ibyo narinzi niba atari wowe rero uko biri kose harundi reka twe kwita niba atari wowe reka twe kwita ku wabikoze ahubwo dushaka igisubizo no gushaka igisubizo kubera yuko nimugomya ahubwo munyiruka inyuma ngo ningiye Louise kandi nta nahantu mbiriho sibyo muri kuyoba niko nabikeka niko abikekaga ariko kubera kubw'ikibazo kandi mba nanakubwiye nabi amusosori umbabarire Louise uri mu nzira nziza pe uri mu mavuta nasabye imbabazi noneho ndumiwe oya nimba nakubwiye nabi ariko mubyeyi hangane yewe nukuri hari igihe Imana itabara igatabarira ari uko umuntu nyine ari uko bigeze kure ari uko bigeze habi ariko ihangane kugera kure siko gupfa kandi turanayishima kuba kigejeje uyu munsi tugasenga gusa nawe Sandrine ntihagira wenda n'indi nkunga dushaka kugukeneraho ngenda hari ikibazo cyabayeho urumva aba bantu nta muryango wundi bafite ni aba babiri rero naravuze njye nashatse kugira ngo dukore nka gurupe dukore fundraising yo kumufasha ariko nsanga nta bantu bo gushyiramo bahari nanjye urumva yaba ari yanjye nawe turi babiri se rero nsanga urumva ndakeka n'ibyo turi kuvuga hari abari kubyumva ariko kandi akeka abantu bose yego pe ngenda bizi baranyanze sibyo kandi koko mufite n'impamvu zo kunyanga ariko ntabwo na mama Salome mwamwanze ahubwo ikiza twakora groupe then tukamufasha tukareba uburyo twamuvuzamo twese nitwica icyo nandi kuvuga naragerageje gushakisha ukuntu nahuza abantu
ariko ndababura kubera ko nta muryango munini bafite, nibo bonyine, mbura abantu nashyira muri groupe kugira ngo kuko burya iyo habayeho inyongera buri umwe agatanga 1,000 undi agatanga 1,000 udufaranga nta mafaranga bamake aragwira, ariko mbura abantu bo gushyira muri groupe, mbura nta bavandimwe ntaki. Ubwo ramita mvuga ni ubwo buri muntu uko yifite, nimba habonetse 1,000 oya ariko ntabwo niba habonetse ndatekereza ndi kuvuga nge muri rusange abantu bose bazi Mama Salomo cyangwa n'uwagira icyo yifuza n'uwashaka kumusura mu rugo yamamagara nkamugeza, bitewe hari umushaka kuvuga ati ngewe rero mfite nk'agafuka k'umuceri ariko iwe simazi nagira ngo merekeze, twaza mu rugo nyine. Buri muntu atanga icyo yifite, waba wamugana n'amasengesho ugasenga, buri muntu atanga icyo abashije kuko bafite abana bakeneye kurya, barajya ku ishuri, urumva uyu nawe ntazamara igihe akeneye gutaha akasanga abana, urumva ni byinshi. Rero buri muntu wese mu bushobozi afite yifiteho, ni ukuri nubwo yaba umunyu, ndakubwiza ukuri ko ibintu aho bigeze ni Imana yitabare. Rero twese muri rusange ubwo buri muntu aho ari n'ukuri umutima ukamukomanga agira icyo akora, nibyo nasobanuraga. Hanyuma nawe Louise, nawe ibyo wemeye wa mugani ngo uragenda ubaza umugabo, kandi umve ko tuzabyemera tubibonye. Ikindi ni ukuri ndashimira abantu mwese mukomeje kumwihanganisha ndetse no gutanga nyine ibitekerezo ko mu byumva, ariko nyine umuntu akeneye kuvuzwa, akeneye gukira, birasaba ko twese tumuba hafi. Ariko icyambere na mbere ni ugusenga no gusenga, rega gufasha ntabwo ari icyo umuntu ashoboye, ntabwo umuntu ashoboye ubufasha ubashije. Nimba ubashije gusenga, jya usenga, wohereza isengesho kwa Mama Salomo. Nimba ubashije gukora icyo ubashije nicyo umuntu akora. Hanyuma nimba hari ikibazo wumva wifuza kubaza uriya mubyeyi, cyangwa nimba hari icyo yifuza kukubwira, hanyuma mwabivuga, hanyuma tukagana ku musozo. Icyo namubwira kumubwira cyangwa kumubaza, icyo namubwira nuko icyambere mbanje kumwihanganisha, kandi urwaza ubukira, kandi umutima ufite w'ubutwari uzawugumana. Kumva ari icyo ngicyo. Nanjye icyo nabasha kumushimiraho nuko acishije bugufiya, ni ukuri bwe yemeye ko agiye kugerageza uko ashoboye, akaba yashaka uko ashoboye akaganiriza n'umugabo we, byaba ari byiza. Ariko sinizeye nyine ko ibyo byose nyine byabaho, ariko byakiriye nk'uko abivuze. Rero mushimye ko yemeye ko tuganira, nanjye nkaba rero nagira ngo nyine nibura abantu badukurikiye, ikibazo kirakomeye cyane, abandi mwameze nabi, ni ukuri tubashije kubona ukuntu akira, ni ukuri Imana yabaha umugisha. Nigeze gutanga nimero ubushize ya 0794 09 iyo nomero mwayimamagara wenda mu gihe nkimurwaje, kuko niyo natiye umuturanyi wa kugira ngo uwabasha kumusura atabaje kubona nimero ya Mama Salomo abe yamvugisha kuri iyo ngiyo. Ubundi nditabonetse uyu muvandimwe mwayimamagaraho yamenye. Ntabwo bakubura bagushaka, nanjye nayiba. Ari n'ukuri mwamugize neza, kuko nanjye mfite ikibazo, inzu yanjye yarasenyutse, umugabo yarancitse, yaragiye kwera ntaho kurara hahari, nasize abana bacumbikishije, ubu bari kuva kwiga bajya ku baturanyi. Nanjye ngize amahirwe umuvandimwe agakira, nanjye ntabwo ko nshaka ukuntu natanga asanga abana, ni ukuvuga nkajya kureba ukuntu nabwo si no kureba ukuntu, ni ukureba uko bameze n'uburyo ki twazabona ukundi ukuntu aho kuba. Birumvikana ni ibintu byinshi nawe ufite ukeneye gukemura bikomeye cyane. Ubwo rero reka nshimire Louise by'umwihariko wemeye ko tuganira, kandi rwose ku mpinduka yagize cyangwa ku guhinduka kwe ni kwiza, ni ukuri ukomerezaho. Ntabwo njye nari nzi ko Louise nari nzi azashyira akaba undi muntu, ariko wabaye icyaremwe gishya. Wamagana wati ibyo nashakaga narabibonye, nubwo wabitwaye ku kibi cyangwa icyiza, ariko nyine gumana ibyo ufite, niba binakunyura ni byiza. Reka rero twese duhurize hamwe, ni ukuri imitima yacu, ni ukuri tugerageze gufashanya, tugerageze kurwanaho. Ni ukuri ntabwo ni ibintu bisanzwe, ikibaye kuri uyu nawe cyangwa Imana, ni ukuri duhurize hamwe, Imana inadushoboze
ibyo tugambirira ni ukuri Imana igiye dushoboza kugira ngo bibashe kugenda nk'uko tubyifuza. Reka nsoreze hano ikiganiro rero, tumaze kumenya ukuri kose ko Louise atabirimo. Naganirije umugore wa Jean Marie nawe arampakanira. Ubwo reka twe guta igihe mu bantu dushaka ngo ni kanaka ahubwo dushake ngo igisubizo ni iki, dushake ngo umuntu arakira gute, umuntu aragarura ubuzima gute, ahubwo ababikoze batubareke, kandi n'ubundi mboniye babikoze bagaragara, ariko uko biri kose arahari. Reka twite ku buzima bw'umuntu butazaducika, ahubwo twe kureba ibindi. Reka dusoreze n'ikiganiro, tuzasubira ubutaha.